Yesu ashimwe. Hariho umuntu umwe irari muri koma, baramubwira ngo ugarutse wakora iki? Yari umunyamasengesho, aravuga ngo nasenga, nkongera ngasenga, nkongera ngasenga. Haleluya. Turasenga, twongere dusenge, tuzongere dusenge. Dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusome ijambo ry'Imana. Tumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Tumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice byaho 4 n'umurongo waho wa 22 n'uwa 23 n'uwa 24. Dusome mu izina rya Yesu. Dore bwebweho musenga icyo mutazi, ariko twebwe dusenga ibyo tuzi, kuko agakiza kava mu Bayuda. Ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye, ubwo abasenga by'ukuri basengera Data mu mwuka no mu kuri, ko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ni umwuka, n'abayisenga bakwiriye kuyisengera mu mwuka no mu kuri. Twongereho amagambo ari mu rwandiko Paulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, rwandiko rwa mbere. Paulo yandikiye itorero ry'Abakorinto, turasoma ibice byaho 10. Duhere ku murongo waho wa mbere. Njyewe Paulo ubwanjye ndabinginga kubw'ubugwaneza n'ineza bya Kristo, ninjye woroheje muri mwe imbere yanyu. Ariko iyo nari kumwe namwe ndabatinyuka, nuko ndabahendahenda kugira ngo ninzi wanyu ne kuzahatirwa gutinyuka nk'uko bikwiriye gutinyuka abantu bamwe bibwira ko tugenda dukurikiza kamere y'abantu. Nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, urwandiko rwa kabiri, ibyo wa kabiri, ego 3, nubwo dukurikiza kamere y'abantu, umurongo wa 3, nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu, ntiturwana mu buryo bw'abantu, kuko intwaro z'intambara yacu atari iz'abantu, ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no dukubita hasi impaka n'ikintu cyose cyishyira hejuru kurwanya kumenya Imana. Dufata miri ibitekerezwa mu mitima byose ngo tubigomorere Kristo, kandi twiteguye guhora kutumvira kose ubwo kumvira kwanyu kuzasohora. Amen. Haleluya. Haleluya, 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 umukiza azagaruka. Haleluya, 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 umukiza azagaruka. Haleluya, 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 umukiza azagaruka. Uwadupfiriye kera azazava mu ijoro, umwami azamanuka ntaberi inzovu nyinshi. Uwadupfiriye kera azazava mu ijoro, umwami azamanuka ntaberi inzovu nyinshi. Haleluya, 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 umukiza azagaruka. Haleluya, 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 umukiza azagaruka. Azabo
bamusuzuguye bakamubamba kera bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye yuko ari Kristo bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye bazaboroga bamenye yuko ari Kristo ukuri kandi inkovu z'imbere azaza zikiriho kandi rero kandi abacunguwe bose bazazinezererwa mamuko tuzazire mamuko tuzazire mamuko tuzazire ibyishimo biza ami wanjye mamuko tuzazire mamuko tuzazire mamuko tuzazire ibyishimo biza twica nuko twese tugusenge Yesu ushirwe hejuru enda rero enda icyubahiro cyawe imingoma ni yawe haleluya 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 ni wowe ambiwe haleluya haleluya saburi basabye ndibazimana haleluya 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 ni wowe ambiwe nuko twese tuguse Yesu ushirwe enda icyubahiro cyawe imingoma ni yawe haleluya 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 ami wenyine ubwo imanda z'Uwiteka zizavuzwa mu ijuru urya munsi mwiza uhebuje abakijijwe bo mu isi bose bazamwitaba abakoranyirize mu ijuru rye ukazaza hamagara amazina yabe bose mu gitabo cy'ubugingo izina ryanjye nkitaba amen Yesu ashimwe Yesu databuja nzamukorera nacogora kwizubuntu n'urukundo mfitiye maze imirimo yo mwisajyama n'inyiragiza azamamagara ngeze mu ijuru ukazaza hamagara amazina yawe bose mu gitabo cy'ubugingo ziko nzumva izina ryanjye nkitaba turamura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu tera haleluya hariya namwe mutere haleluya namwe nimuyitere nano hasi muyitere amen muri iri teraniro Imana igiye gukoreramo ibintu bibiri icya mbere Imana igiye kuduha ubuzima ariko ubwo buzima Imana igiye kuduha natwe tugomba guha ubuzima abatabufite muranyumvishije se Imana igiye gutanga ubuzima ariko ubwo buzima Imana iri buduhe natwe iyo service turayikorera badafite ubuzima murahari cyangwa muragiye akakanya haleluya Imana igiye gutanga ubuzima bwo mu mwuka ubwo buzima Imana iri buduhe natwe turabuha batagize gute abatabufite twese tuvuge ngo amen twese tuvuge ngo amen haleluya dusomye ijambo ry'Imana ravuze ngo ab'Imana ishaka ko bayisenga nabayisengera mu kuri no mu mwuka ubwo biravuze ngo abantu badafite ubwo buzima bw'umwuka
ntago bakwiye gusenga Imana. Ubwo buzima rero bw'umwuka nibwo Imana igiye gutangira muri aya materaniro kugira ngo dusengere aho Imana ishaka. Kandi ntabwo ari ubuzima turi bugumane twenyine, ni ubuzima turi buze guha abandi, kuko ubu buzima biremeye ko butanga. Twavuze ngo amen. Haleluya, haleluya. Turashimira abakozi b'Imana batambutse hano kuva mu gitondo. Ijambo ry'Imana rivugwa, nasanze uwayoboye iteraniro arimo abaza ngo bwira Imana uriwe. Icyo cyiciro cyatambutse. Hanyuma wakurikiyeho ijambo ry'Imana yasomye muri Matayo 6:31 yavuze ngo mubaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi muzagira gute? Muzabyongererwa. Utambutse mu kanya aravuze ngo amategeko y'ijuru yaje, andi mategeko yose agira gute? Aravuguruzwa. Haleluya. Tugiye kongeraho rero iri jambo mabwiye ko Imana igiye gutanga ubuzima, ariko ubuzima duha abandi. Imana nihimbazwe cyane. Imana ize kumfasha cyane cyane rwose, kuko nanjye ndumva afite ibihe byiza, kandi ntabwo ndi bubatinde imbere cyane, ariko kandi umugambi w'Imana uri busohore. Haleluya. Abo data ashaka ko bamusenga nabamusengera mu kuri no mu mwuka. Umwuka agiye guhishura mu mwuka hawe ari hehe. Hanyuma numara kumenya mu mwuka hariho, uraza kuhakura ubuzima. Ubuzima urajya ugendana, ubuzima tarongera gutakaza. Imana nihimbazwe cyane. Kandi twasomye ijambo ry'Imana nanone rivuga, Paulo yanditse aravuga ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Amasengesho imbere y'Imana agira imbaraga. Uyu munsi turaza gusenya ibihome bine ndi bubabwire, kandi ntabwo turi busenye ibyo bihome gusa, turaza kunyaga n'ibiri muri ibyo bihome, ari byo bintu bifatika Satani yatwaye. Turaza kubinyaga muri aya materaniro. Ababyizeye tuvuge ngo amen. Ababyizeye tuvuge ngo amen. Ntabwo ari icyo turi bukore gusa, turi buhora inzigo y'umwuka wose ukorera mu bantu batumvira Imana. Uwo mwuka turaza kuwusengera muri aya materaniro, kuko ari wo mwuka ubuza abantu b'Imana ubuzima Imana yagennye ko bagomba kubamo. Imana nihimbazwe. Haleluya. Habayeho isengero zitandukanye zo mu buryo bufatika. Ngiye kuvuga urusengero rwo mu mwuka, kandi akaba ari Imana ishaka ko dusengera. Ari urusengero rwa mbere rwabayeho, ni urusengero rwavuye mu ijuru. Pura yarwo yavuye mu ijuru. Ni urusengero Mose yeretswe ari mwiyerekwa. Imana irarumwereka bari mu butayu. Isomye mu Kuva usanga urwo rusengero rwari ruhari. Ni urusengero rwabayeho ku mategeko y'Imana. Ni urusengero Imana yavuze ngo muzarwubake gutya, itanga ubwenge buvuye mu ijuru uburyo urwo rusengero rwagombaga kubakwa. Kandi urwo rusengero Imana yabagamo rwose pe. Imana yaragaragaraga iyo abantu bajyagamo babonaga Imana. Haca bigiye kirekire urwo rusengero narwo rusarubera nk'uruvuyeho. Hubaka urundi rusengero rwa kabiri, ariko rusengero Dawidi yubatse, yakoreye pura yarwo, ariko rwubakwa n'umuhungu we bita Salomo. Rwamaze igihe cy'imyaka 40. Uru rusengero narwo Imana yabagamo, abantu bageragamo bakumva Imana. Urusengero narwo rwaje gusenywa. Imana yacu nihimbazwe cyane. Babajyana i Babuloni, bamarayo igihe cy'imyaka 70. Baragaruka urwo rusengero bararusana. Haleluya. Ariko Yesu avuze urusengero. Yesu nashimwe cyane. Arimo aganira n'umusamariya kwiriba. Yabwiye uriya musamariya aramubwira ngo igihe kirageze kandi kirasohoye. Mumaze igihe kirekire musengera mu mazu yubatswe n'abana b'abantu. Yesu yashakaga kurokinga urusengero rusha rwo mu mwuka rutazongera gusenywa. Aravuga ngo hari urusengero Imana yigeze itanga n'ubwenge bwo kudoda amahema. Urwo rusengero rwataye agaciro. Hari urusengero rwa kabiri Dawidi yigeze atekereza, ariko Imana irarushigikira. Iramubwira ngo urwo rusengero narwo ntarwo rukiriho. Yesu arokinga urusengero rusha. Aravuga ngo ngiye gushyiraho urusengero rusha, amaboko y'abantu atazongera gusenya. Ngiye gushyiraho urusengero rusha, amaboko y'Abaroma atazongera kugeraho. Ngiye gushyiraho urusengero rusha, abantu batazongera gusenya uko bishakiye. Aravuga ngo igihe kirageze ubwo abasenga batazasubira i Yerusalemu, kandi batazajya i Samariya, kuko icyo gihe Isirayeli yari yariciyemo kabiri. Abantu bajya gusenga bakajya i Yerusalemu, abandi bajya gusenga bagasengera i Samariya. Arangije aravuga ngo ako kajagari ndagaciye, sizeho urusengero
rutavogerwa, sizeho urusengero amaboko y'abantu atageraho, sizeho urusengero abantu batazongera gusenya. Yesu arocinga urusengero rushya, aravuga ngo igihe kirageze kandi kirasohoye ubwo abasenga data ari abazamusengera mu kuri no mu mwuka. Twavuze ngo amen, twavuze ngo amen. Turambura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu. Ese murahari cyangwa mwagiye? Murahari cyangwa mwagiye? Ndaje mbabwire mu mwuka aho ariho. Hari hashize igihe kirekire izisengero zisenywa. Yesu abona ibyo bintu atazagumya kubigenderamo, aravuga ngo sizeho urusengero umuntu azinjira mu mwobo akaba rufite. Sizeho urusengero umuntu azaba ari mu ndege ariko yansenga nkamwumva. Sizeho urusengero umuntu azapfukama muri gereza yarangiza nkagira gute nkamwumva. Sizeho urusengero umuntu azaba aryamye ari kwa muganga ariko yansenga nkagira gute nkamwumva. Urusengero rugendanwa, urusengero rwo mu mwuka. Imana nihimbazwe cyane. Twavuze ngo amena, twavuze ngo amena. Haleluya. Ndashaka kubabwira ko umuntu aje hano adafite uru rusengero ntiyabona Imana. Uje muri urusengero udafite uru rusengero rwo mu mwuka ntabwo ushobora kubona Imana. Pawulo yarabivuze mu rwandiko rwa mbere rwanditswe yandikiye Abakorinto ibice 3 ku murongo wa 16. Yaravuze ngo mbese ni muziki imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera. Aravuga ngo ni mureke ubusambanyi bwanyu. Ndashaka kuvuga urusengero rutagaragara, urusengero rutaboneshwa amaso y'abantu, urusengero abantu batafata uko babonye, urusengero tugendana mu mutima, urusengero Imana ituyemo. Twavuze ngo amena. Urusengero Imana ikorera mu rugendo shuri, urusengero Imana ivuganyiramo n'abantu bayo, urusengero rudasenywa. Twavuze ngo amena. Imana ihimbarizwe muri biteraniro. Tuzamura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu. Se murahari? Haleluya, haleluya. Urusengero Imana yicaramo. Iyi nzu ntabwo Imana yayikwirwamo, ariko uyu mutima iyo wejejwe Imana ijya yicaramo bikagira gute bigakunda. Haleluya. Uyu muntu niwe uriya mubyeyi yavuze. Yavuze ngo mushaka ubwami bw'Imana. Ntabwo ari ubwami buzerera mu kirere, n'ubwami tugendana, kuko Imana ntigenda yonyine, igendana na Yesu, igendana n'umwuka wera. Iyo umutima w'umuntu yejejwe, Imana Data n'Umwana n'Umwuka wera baba bari muri urusengero. Uyu ni wo muntu ugendana ubwami bw'Imana. Iyo ameze gutya atanga ubuzima aho butari, iyo ameze gutya ajya agira ibintu asenya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Uru ni rwo rusengero Imana ishaka guturamo uyu munsi. Ababyumva tuvuge ngo amena, ababyumva tuvuge ngo amen. Nihute rero kugira ngo ntaza gutinda. Mwemera ko umuntu ari mu mazi afite urusengero yasenga Imana ikamwumva? Ari mu mwobo Imana yamwumva? Uru ni rwo rusengero Imana yambwiye ngo mbabwire. Haleluya. Uru ni rwo rusengero Imana itangiramo ubuzima, kandi iyo umuntu arufite atanga ubuzima. Turaza gusenga kugira ngo umuntu wese arutahane, utarufite arutahane. Haleluya. Pawulo ageze muri Atenaye, ibyakozwe n'intumwa 17:22, yasanze igicaniro cyanditseho Imana itamenywa, yasanze ibigirwamana byinshi mu buryo butandukanye. Hanyuma arababwira ngo iyi Mana mwanditseho itamenywa niyo Mana nje kubabwira. Arababwira ngo yaba mwari abahanga Imana muba muyikoraho gutya. Arababwira ngo rero mwarayobye, kuko mwebwe musenga ibiti aho gusenga ibiti, kuko mwebwe musenga ibumba aho gusenga uwaremye ibumba, kuko mwebwe musenga ikibumbano aho gusenga uwaremye iryo bumba. Arababwira ngo iyi Mana rero yasizeho ingabano, ikarema ijuru n'isi, igandika inyenyeri mu kirere, ikadendeza inyanja n'ibirimo. Niyo nje kubabwira kugira ngo muyisenge. Imana nihimbazwe cyane. Mwebwe musenga ibyo yaremye, ariko ngiye kubabwira ngo musenge umuremyi. Imana nihimbazwe cyane. Arababwira ngo iyi mwanditseho ko itazwi, niyo nje kubabwira kugira ngo muyisenge. Ndi gushaka kuvuga mu mwuka hariho. Imana nihimbazwe cyane. Muremera ko twebwe twese twakomotse kuri Adamu? Ababyemera muvuge ngo ye turabyemera. None se muremera ko abantu batari b'Imana ntiyabiriho?
ubwo ni ukuvuga ngo abantu batariho imana yabiriho. Haleluya. Abantu bavuyeho imana yabiriho, kandi bakuyeho ntacyo waba utwaye imana, kuko imana yakongera ikarema abandi. Niko byagenze ku bwa Nowa. Abantu bose bavuye basigara Nowa, imana irema abandi. Biravuze ngo imana mu mwuka hawe ni hejuru y'abantu bose. Imana iba hejuru y'abantu bose. Iyo warenze abantu uba wageze mu mwuka. Mu gihe waba ugifite amapingu y'abantu, abantu baraguteye ubwoba, ntabwo wasenga ngo ujye mu mwuka, ntabwo imana wayibona. Ariko uyu munsi wa none biragusaba kwibahora amapingu y'abantu. Uwo yaba ari we wese nibwo uraza kubona imana mu izina rya Yesu. Twavuze ngo amen, kuko imana iri hejuru y'iki? Y'abantu. Murabyemera? Murabyemera ko imana iri hejuru y'abantu? Ni ukuvuga ngo mu mwuka hawe ni hejuru y'abantu. Ndi gushaka kuza kugera ku bihome. Tumaze igihe kirekire dusenga ngo imana isenye ibihome, ariko ibihome tutabizi. Gusa kujya mu mwuka ntabwo ari ukuvuga indimi nyinshi. Kujya mu mwuka ntabwo ari ugutitimira gutya. Ni igihe umukristo yagize imbaraga zo kurenga abantu. Abantu uzabubaha, abantu uzabakunda, abantu uzabubaha kubera umuco, ariko ntabwo uzabizera. Ntabwo uzabashyira mu myizerere yawe, ku buryo umuntu yamanipira ubuzima bwawe icyo yaba ari cyo cyose. Mu mwuka rero ni hejuru y'abantu. Imana ishimwe cyane, muraza kunyumva. Hanyuma Pawulo ageze muri Atenaye arababwira ngo iyi Imana niyo nje kubabwira. Ni Imana yasizeho ingabano, ni Imana yasizeho ibintu bitandukanye. Iyo rero niyo nje kubabwira. Iyo usomye mu gitabo cy'Itangiriro, Imana yaremye ijuru n'isi ndetse n'ibirimo byose, idendeza inyanja. Ibi bintu byakozwe mu bintu bitatu ngiye kuvuga. Kugira ngo umuntu akore igikoresho runaka, bisaba ko hari matiyeri agomba kugikoramo, bisaba ko hari ahantu agomba kugikorera, kandi ibyo bintu agomba kubikora mu gihe. Imana irema umuntu ifite matiyeri yamuremyemo, kandi ifite aho yamuremeye, kandi yabikoze mu gihe runaka. Ni ukuvuga ngo rero, kuko Imana ariyo yaremye ahantu kandi ikarema ibintu n'abantu, ni ukuvuga ngo Imana iri hejuru y'abantu. Kugira ngo ugere mu mwuka rero, ni uko ugomba kwemera gutera intambwe, ukumva ko Imana iri hejuru y'igihe icyo ari cyo cyose. Imana ukumva ko iri hejuru y'ahantu aho ariho hose. Imana ukumva ko iri hejuru y'abantu aho ariho bose. Ndumva banyumva. Niho mu mwuka. Mu gihe igihe cyakuboshye, nabonye abantu baboshwa amapingu n'igihe. Igihe kirabafata kibabohamwe amapingu. Muri iri teraniro rero Imana iraza kubahora abantu amapingu y'igihe, kugira ngo baze kubona Imana. Bamaze igihe kirekire barizwa n'igihe, ariko hariho imbaraga z'Imana ziri bubohora abantu kugira ngo bagire gute? Babone Imana muri iri teraniro. Twese tuvuge ngo amen. Haleluya. Ndi kwerekeza ku musozo kugira ngo dusenge, nuko ndi gushaka kubanza kuzamura. Haleluya. Hanyuma rero mu mwuka wawe ni hejuru y'abantu. Nituvuga abantu rero, abantu barumva ari ibintu bisanzwe. Iyo nyogosenge wapfuye ntago umwuka upfa. Iyo so wanyapfuye ntago umwuka upfa. Iyo nyoko wanyapfuye ntago umwuka upfa. Nituvuga abantu, turaba tuvuze imico y'abantu, turaba tuvuze kamere, turaba tuvuze karande k'amaraso na karande k'imiryango. Igihe cyose uwo mwuka ukigufite, ntago ushobora gusenga Imana ngo bizakunde. Biba bigusaba kwizera, ukarenga izo mbaraga zose z'abantu, ukarenga imico, ukarenga karande k'amaraso, ukarenga karande k'imiryango, ukarenga kamere, ukarenga ibitekerezo by'abantu n'amategeko y'abantu. Hanyuma nibwo ushobora kubona Imana. Aho niho bita mu mwuka. Imana yacu nishimwe cyane, kuko Imana iri hejuru y'iki? Y'abantu bose. Aho niho mu mwuka. Nituvuga rero ingabano z'abantu, hariho abantu Satani abwira ngo ntabwo umujyi wa Kigali bazawubamo. Ni ukuvuga ngo Imana yaremye hano Kigali, ni nayo yaremye mu cyaro waturutsemo. Ugomba kwizera ko Imana iri hejuru y'ahantu hose. Ariyo yagize gute? Ariyo yaharemye. Nibwo ushobora kugira gute? Nibwo ushobora kugera mu mwuka. Haleluya. Ndaza kubabwira ibintu turazana mu mwuka. Kuko iyo ugeze mu mwuka uzana ibindi bintu bitaboneshwa amaso. Iyo ugeze mu mwuka ureba ibindi bintu bitagaragara. Haleluya. Iyo ugeze mu mwuka ukurayo ubuzima abantu badafite. Haleluya.
kuko iyo ugeze mu mwuka habaye abandi bantu batagaragara bataboneshwa amaso tureba. Haleluya. Mu mwuka iyo ugezeyo birindi teraniro ritameze gutya. Twavuze ngo amena. Mu mwuka habaye indi myambaro atari amakote twambaye. Iyo ugeze mu mwuka ukurayo imbago ugasindagiza abantu benda kugwa hasi. Iyo ugeze mu mwuka ukurayo amazi amara inyota abantu bayanywa bakagira gute bagashira inyota. Twavuze ngo amena. Iyo ugeze mu mwuka ukurayo ihumure abantu badafite. Niko byagenze kuri Elisa ubwo Gehazi atabonaga ihumure, ariko Elisa wari uri mu mwuka yabonaga izindi ngabo z'abamarayika ngo zimanuka ku mafarashi yaka umuriro. Mu mwuka abayingabo zigenda zimanuka zitanga ubuzima zitagaragara. Turambura ibiganza dushimira Imana mu izina rya Yesu. Utekereza ko mu mwuka hatabaye ubuzima? Mu mwuka y'ubuzima butagaragara, butagaragarisha, butaboneshwa amaso. Haleluya. Mu mwuka habaye ibiryo umuntu arye ntapfa. Haleluya. Haleluya. Ndashaka kubimura kuva mu gitondo nkabimura nkabajyana. Tukimukana tukajya kuzana ibindi bintu bitandukanye n'ibindi. Kuva mu gitondo ndashaka kubimura tukajya mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Mu mwuka hariyo marayika Rufayire ushinzwe umutwe ukiza indwara. Ujuza iyo twasenze agakora ku mazi abantu bayanywa bagakira, akajya mu bitaro agakora ku miti abarwayi bagakira. Iyo waba utetse ugiye kugemura marayika agakora ku biryo ugemuriye akagira gute agakira. Twavuze ngo amena. Ntago turi busenge tuvuga ngo twohereza amasengesho rwa Faisal. Turabwira marayika kubw'itegeko. Haleluya. Kubw'amategeko yo mu ijuru. Mu ijuru ntago bakora nkuko mu isi bakora. Hari yabatera ishinge, ariko hari igihe mu ijuru bakoresha ibyondo bakajya bahomeka mu maso. Mu ijuru hari igihe bakoresha ibyondo bakajya bahomeka mu maso hanyuma umurwayi akagira gute agakira. Twavuze ngo amena. Ariko inahangaha nyine ntago bashiramo ibyondo. Ndagira ngo rero nze kubimura mbashira hejuru y'ibiboneka tujye kureba ibitaboneka, ibitaboneshwa amaso. Murahari aho niwo mu mwuka. Haleluya. Haleluya. Iyo ugiye mu mwuka umenya uburyo Mose yanditse igitabo cy'itangiriro akandika urupfu rwe atari yapfa. Umenya uburyo Mose yanditse iby'urupfu rwe kandi atari yapfa. Iyo ugiye mu mwuka umenya ahantu Imana izashira abantu bose. Haleluya. Kuko hari wabajije ngo mbese abantu bapfuye bazajya hehe? Ariko igisubizo uri mu mwuka kiravuga ngo aho bavuye niho bazagera gute, niho bazajya. Bavuye mu ijambo bazasubira mu ki? Bazasubira mu ijambo. Twavuze ngo amena. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo tugende. Iyo ugiye mu mwuka uhasanga imbaraga zitegeka ibihe. Izo Yosuwa yakoresheje akavuga ngo zuba hagarara ku musozi wa Yarayoni turwanya abanzi bacu tugire gute tubaneshe. Iyo ugiye mu mwuka harimo imbaraga zihagarara mu itangiriro zigakwega iherezo ry'igihe zikagira gute zikakigarura. Haleluya. Haleluya. Habamwe imbaraga zitegeka systeme solaire zikayihindura. Haleluya. Zikavuga ngo zuba hagarara amasaha 24 agashira. Izuba ritanyeganyega tugakora ibyo tugomba gukora. Murahari? Ntago ndibuvuge mu mubiri. Ndashaka ko turenga ibihome bine. Igihome cy'igihe, igihome cy'abantu, igihome cy'ibintu n'igihome cy'ahantu. Ubundi ibyo nibyo bihome. Kuko Satani yo yubaka akoresha abantu kandi abikorera ahantu kandi abikorera mu gihe. Hari ibintu udashobora kubona wishingiye. Ubwo no ngo Satani iyo yubatse igihome yubaka igihome uzagonga ku buryo udashingirwa. Ibyo binabikoresha abantu akabikorera ahantu akabikora mu gihe runaka. Ibyo nibyo bihome. Ndashaka rero ko twimuka tukagera ku rwego tujya hejuru y'ibyo bihome. Kuko ari Imana igize gute ari Imana iri. Imana nihimbazwe cyane. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Twavuze ngo amena. Aha niho tugera tugatanga ubuzima ku batabufite. Utarahagera ni watanga ubuzima. Imana nihimbazwe cyane. Utarahagera ni watanga ubuzima. Iyo tuhageze mu rwandiko
Pawulo yandikiye abakorino rwa 2:12 cyaravuze ngo nabonye umuntu wagiye mu ijuru rya gatatu, yumva ibyo abandi batumva, areba ibyo abandi batareba, aterura ibyo abandi badaterura, asenya ibyo abandi badasenya. Imana yacu nihimbazwe cyane. Iyo twimutse tukagera aho hantu, dusenya ibyo abandi batagira gute, batasenya. Ndagira ngo tuze kwimuka tuhagere, dukure y'ubuzima, hanyuma ubwo buzima tujye kubutanga. Kugira ngo rero uhagere nuko urenga igihe urimo. Igihe kikaba kitakuriza, igihe kikaba kitagucunaguza, kuko igihe kigira amapingu. Buri gihome cyose Satani abantu yagifungiraniyemo yababohesheje amapingu. Satani nta migozi agira, akubohesha yagusanganye. Ntayo akubohesha yagusanganye. Yagusanganya agahinda niko akubohesha, yagusanganya amaganya niyo akubohesha, ikina gusanganya uwo mugozi agusanganye niwe akubohesha. Arangije rero akagufungira mu gihome. Hari igihe dusenga rero abantu bagatana ubundi bagifite amapingu. Mu by'ukuri hari ababa bavuyeyo, ariko hari abadutaha bagifite mu mapingu. Ariko nibura ndagira ngo tuze kubohora ayo mapingu, kuko ari wowe Mose w'umuryango wawe uzawambutsa. Ntushobora gutanga ubuzima mu muryango nawe utagize gute, utabufite. Imana nihimbazwe cyane. Haleluya. Mu mwuka rero ni hejuru y'abantu. Nari mvuze abantu, igihe gishobora kugufata kikajya kikumwaza ukamwara, kikakuriza ukarira, ukaboroga. Biragusaba muri iri teraniro kuza kwigobotora ayo mapingu, kuko hejuru y'igihe hari ubuzima, hejuru y'igihe hari abana, hejuru y'igihe hari ibyo kurya. Imana nihimbazwe cyane. Hari ibyo kurya bibitse mu mwuka. Usomye Abaheburayo ibice byaho 9 ku murongo wa mbere, havuga urusengero rwa kera, havuga igice cyitwa mu rugo no mu ihema ribanzirizwamo n'ahera cyane. Ahera cyane hari sandugu yari ibitsemo inkoni ya Mose, hari yabitsemo n'inkoni ya Aroni, hari harimo n'urwabya rwa Mana ndetse n'amabuye. Ari amabuye yari yanditseho amategeko. Biriya biryo byari biri ahera cyane, biri mu isanduku, bifite icyo bivuze, kuko ni ibiryo Abisirayeli bariye bari mu butayu. Hanyuma rero Imana iravuga ngo ibi biryo bigomba kubikwa, kuko hari abandi bantu bazaca mu butayu butagaragara. Haleluya. Hari abandi bantu bazaca mu butayu butagaragara, butaboneshwa amaso. Bajya bizera ko Imana yatunze abantu mu minsi 40, imyaka 40 badahinga, badakora. Haleluya. Ibyo mu mwuka biriyo, ibiryo ushobora kurya utagiye gupagasa kandi ukagira gute, ukabibona. Twavuze ngo amen. Twavuze ngo amen. Ndashaka kukwimura rero, ndashaka kukwimura kugira ngo tugende. Iyo umuntu igihe cyamugizeho ububasha asengera mu rusengero rwitwa igihe. Iyo abantu bakugizeho ububasha, nta muntu n'umwe uri hano, iyo tuvuga abantu tuba tuvuga umwuka w'ibikomere. Nta muntu n'umwe uri hano wakomerekejwe n'inyamaswa. Mwese mwakomerekejwe n'abantu. Iyo utararenga ibikomere ufite, umwuka w'abantu bukigufite, hari ibintu udashobora kuzazana mu mwuka. Ndi gushaka ko dukora urugendo mu kanya ubwo tugiye kwimuka, twikureho ayo mapingu hanyuma dusenge. Yesu rero arabivuze, aravuze ngo igihe kirageze kandi kirasohoye, ubwo abasenga data ari abamusengera mu kuri no hehe no mu mwuka. Ni abantu bari hejuru y'abantu, abantu uzabubaha, ariko nta muntu ukwiye kukubwira ngo banza dukorane icyaha kugira ngo nguhe akazi, cyangwa akubwire ngo nutemera ko dukorana icyaha nzakwirukana mu kazi kanjye, agusuzugure muri ako kageni. Uzamubwire ngo Imana yakaguhaye nanjye izagira gute, izakama. Haleluya. Nta muntu kugiraho ububasha, akugiraho ububasha ku buryo agukoresha icyaha Imana yawe igasuzugurwa. Icyo gihe umwuka abantu bugigufite. Ntabwo igihe gishobora gutuma wishinja, gishobora gutuma ukora amafuti, gishobora gutuma ukora amanyanga. Icyo gihe kiba kigize gute, kiba kigufite. Biragusaba kwiyambura igihe, amapingu y'igihe akakuvaho. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo rero dusenge, ndagira ngo dusenge Imana, kandi ibi bintu ubyumve cyane. Kambaho urugero, isi yose mubona, isi yose mubona, ibintu biba byose bishingiye ku kintu bita ibintu. Abantu bapfa, bicana, abantu bashwana,
ingo zisenyuka, biriya bintu byose bishingiye ku kintu bita ibintu. Igihe rero umwuka w'ibintu kigufite ukaba waragufashe, ntushobora kuzabona Imana, kuko Satani abashaka ko wizerera Imana mu biboneka. Ibi bintu byose mubona ni imirimo y'Imana. Yashakaga ko abantu bamenya Imana. Pawulo yarababwiye ngo yaba mwarabahanga, Imana mwaba muyikabakaba, kuko ibi bintu byose Imana yasizeho ari imirimo y'Imana, kugira ngo abantu bazizere uwakoze ibyo. Ntabwo Imana ikwiye kwizererwa mu biboneka. Haleluya. Ndagira ngo rero dusenge Imana, kandi ubyumve neza, kuko nabonaga abantu babohoka bava amapingu, kandi bava amapingu ibiganza byabo bikakira, kandi ibyo bakiriye akaba atari ibyabo bonyine, bakabitanga n'ahandi. Ndagira ngo dusenge rero muri ubu buryo. Nindagiza gusenga kugira ngo Imana itubohore, ko ngiye gusengera kubohoka, ngiye gusenga kugira ngo umuntu wese abohoke. Nindagiza gusengera iki kintu, ariko kandi umuntu wemera kubohoka ni uwamaze kumenya ko aboshye, kuko nanone utaramenya ko uboshye ntibyakunda. Niba abantu bakuriza, niba ibintu bikuriza, niba igihe kigumwaza, niba igihe kigushavuza ukagira inimba, abantu bakakuriza, uracyaboshye. Ndagira ngo sengere rero kubohoka. Nitumara kubohoka, mwarimu araza gusenga, kuko ntabwo Imana ishobora kuguha ibintu kiboshya amaboko, ntabwo Imana ishobora kuguha ibintu kiboshya amaguru, ntabwo Imana ishobora kukuba ibintu ukiboshya ubongo, kuko ibintu iguha urabyakiriza amaboko, ubishyire ku mugongo, hanyuma ibicyure. Ndagira ngo rero dusenge tubwire Imana ngo tubohore mu ngo y'igihe, tubohore mu ngo y'abantu, tubohore mu mapingu y'ahantu, tubohore no mu mapingu y'ibintu, hanyuma kugira ngo tuze kwakira ibyo Umwuka Wera yashatse ko tugira gute twakira. Murahari ngo dusenge? Ibyo byumvikanye rwose. Ngo muhaguruke dusenge Imana, muhaguruke dusenge. Iri ni isengesho ugiye gusenga wizeye. Iri ni isengesho ugiye gusenga wizeye. Umaze igihe kirekire hari ibintu byanze, amadene yaragufashe bakabutire ku buryo ubona umuntu ukarira. Wajya gusenga Satani akazana urwandiko rwambwiye mu kimbere yawe, waba ugiye kujya mu mwuka yituvamo. Wajya gusenga Satani akazana amadene, cyangwa ugeze mu rugo ukabona hari inzandiko azanye, hanyuma nturenge mutaru. Ariko tugiye gusenga izo nzandiko zimwe tugire formate, dushingure imbago z'abadayimoni, kugira ngo abantu bose bahabwe ubuzima bwo mu mwuka, kandi ubwo buzima n'ubuzima turi butange. Rambura ikiganza cyawe cy'iburyo. Uri Imana yanye ibintu, ubirema kugira ngo bitatugiraho ububasha. Wabibwiye Adamu ubwo wari uri muri Edeni, umuhereza ububasha bwo kwita ikintu cyose amazina. Ntabwo twebwe ibintu bikwiye kutwita amazina, ni twebwe dukwiye kubyita amazina. Turi hano twaje gusenga, kandi ijambo ryawe ryayishuye ibintu byinshi muri aya materaniro. Ariko hano hariho abantu ibintu byagizeho ububasha. Bamwe barabambuye, abandi barahombye, abandi ntabyo bafite, abandi barabibye. Ariko ibyo bintu byanze kuva mu bitekerezo byabo. Turi hano kugira ngo tubohoke, turi hano kugira ngo twiyambure amapingu. Kandi ndashaka gusengana nawe utse kumva icyo Umwuka baravuga. Emera kubohoka, kuko Satani yakubaye mu bintu. Nibyo koko abantu barakwambuye, nibyo koko abantu baraguhemukiye, ariko ntago bikwiye kukugumamo. Teri wazatando heza kotando jebar sasirvegra tawezani tando kita. Icyo ni igihome umwe Satani yagufungiraniyemo. Turi bahora amapingu y'ibintu muri iri teraniro. Abantu barakwambuye rwose, bagutwaye amasambu, ariko muri iri teraniro bababarire, tanga imbabazi muri iri teraniro. Ikuraho aya mapingu Satani yagusizeho. Teri wazatando heza kita bene sansirvegra talaya bone tando hezago. Rambura ikiganza cyawe imbere y'Imana, tangira uvuga n'ijwi rirenga. Bwira Imana ngo nashaka gusohoka mu gihe cyandizaga. Kuba uri mu mujyi wa Kigali, uri mu mujyi wa Kigali, ariko Imana irabizi. N'Imana iri hejuru y'ahantu hose. Imana nihimbazwe, kandi Imana itanga umugisha, ikawutanga mu mujyi no mu cyaro. Ntabwo igihe gikwiye kukuriza, nubwo hari ibyo byagiye, ariko Imana iri muri iteraniro yiteguye kugaruza ibintu by'abantu byagiye, mu gihe bayizeye bakayiringira. Henda ya Imana mama, henda ya Imana.
urarira koko, urugo rwawe ruri mu gihe cy'amarira, urushako rwawe rugenda rukuriza, ariko washatse Imana ihari na n'uyu munsi iracyahari. Yibwira iby'urushako rwawe, yibwira iby'amarira yawe, washatse Imana ihari na n'uyu munsi iracyahari. Tari wazapita kotando Richard heza longa te wazabini foyegra te kota bini foyekita jenere staize bona. Turabahora amapingu y'igihe muri riteraniro, turabona amapingu y'abantu yabosha abantu, umwuka w'abantu, hari umwuka w'akarande, hari umwuka w'akarande k'amaraso wagiye ubaha abantu bitekerezo byabo, ariko turasenze turamenagura izo mbaraga. Senga senga hereta wizalame, umwuka wafasha abana bawe, umwuka wafasha umugabo wawe, turawusenyera muri iteraniro. Enda Imana, iyi ni isaha yo kubahoka, bahoka sana ugendagenda, sana wibahora amapingu, turimo dusenga. Enda Imana muri iteraniro. Teri wazadaya wajyaga yibaza impamvu hari ibyo utakira, nuko wari ukiboshe. Wajyaga yibaza impamvu hari ibyo utageraho, nuko wari ukiboshe. Enda Imana, senga. Teri wazabene takuta jeneri sayire groe tavela be denere tando kitabalafo meya sandola bikotando jenere sasiri bagra. Ndabona umukasi munini uri muri aya materaniro, nkabona abantu bari babasha amaboko, uwo mukasi ukagenda uciye iminyururu. Senga. Teri wasakita labina jenere taweza bola dene takuta yene masola meri taweza bola yegro. Ubuzima bwawe bwari buboshe, ariko turabohora. Satani yagutegeye mu gihe, ni Imana yaremye igihe. Iyo tugiye mu mwuka tujya duhagarika igihe, iyo tugiye mu mwuka tujya tugarura igihe hafi, iyo tugiye mu mwuka tujya dusunika igihe. Henda Imana. Teri wazabela kotando jenere saire groini watabara bene sensive grayele. Zamura ibiganza byawe, zamura ibiganza byawe mama, ndabona Imana iri gukora. Teri wazaleta wezala jenere taweza kotando renesa pardo. Ndabona hari inzandiko ziri gutwikwa. Pere wasakita na malo jenere tawezala. Ndabona imyenda y'amabaro muri riteraniro. Tawele bosta kitano jenere tawezala taweza bini foigra. Ndabona abantu Imana yambika batari bambaye, bari barambuwe n'igihe byabo, ariko Imana iri kubambika muri riteraniro. Teri wazabini foigra tere wasakita jenere tawezala meri sansiri foigra takuta hele boyekota janore tawiza bene sokima dene shalore ya kotando rere posakina yezalami de shalima igo witaweza bifoigra tando ya kotami ni sapardo jenere tawiza bola dene kotando hezabi pelere wasiri maigo denere takuta helebo jenere tando hezaku miya sansiri voigra tola witakitaname tarabene sanservo. Abarozi bagutegeye mu gihe, hari Imana iri hejuru y'abarozi, hari Imana iri hejuru y'abarozi. Abarozi basabirije urugo rwawe, hari Imana iri hejuru yawe. Teri wazalema kandi urashaka kurwubaka. Bwira Imana ngo Mana, uri hejuru y'imbaraga zindwanya, uri hejuru y'ibiyendimo, uri hejuru y'ibintu ndafite, uri hejuru y'ibintu nabonye n'ibyo narabona. Ni Imana iri hejuru ya byose. Teri wazatakuta rene pardo hezalima. Imana nihimbazwe. Pola wezalamiko bene tawiza desala tekuta ni maigo. Imana nihimbazwe. Turagushimiye Uwiteka. Ndamuri ikiganza cyawe, turahanurira igihe muri aya materaniro. Igihe cyari cyarakugizeho ububasha, kikure kure muri aya materaniro. Wabaga mu gihe kirira cy'amarira, turanyuranye igihe. Niwakira igihe cy'ibyishimo. Wabaga mu gihe cy'agahinda, wakira igihe cy'umunezero. Muri aya materaniro urugo rwawe rumaze igihe kirekire rwarasenyutse, wakira ubuzima bwo kubaka urugo rwawe. Teri wazalametando turanura igihe umazemo iminsi, turanyuranye ibihe n'iminsi mu izina rya Yesu. Teri wazalametando turanurira umwuka w'abantu wari warakugizeho ububasha. Rambura ikiganza cyawe, rambura ikiganza cyawe. Turanurira umwuka w'abantu wari warakugizeho ububasha. Umwuka wawe uvuka, umwuka wawe washatse wari warakugizeho ububasha. Umwuka wawe ukorera wari warakugizeho ububasha. Umwuka wawe usengera wari warakugizeho ububasha. Turahanurira uwo mwuka w'abantu, turawutatanya
imbaraga z'uwo mwuka turazinaniza muri aya materaniro. Ntuzongere kukugiraho ububasha uko bwije n'uko bukeye. Turawukubita hasi, turasenya umwuka wose ukorera mu batumvira Imana. Wele taweza lama tawiza bora kotando rene taweza bene sala tawiza longe. Rambura ikiganza cyawe duhanurira ahantu utuye. Uhorana ubwoba kubera ahantu utuye, ku barozi bahatuye, wibaza ngo bizagenda bite. Turahindura amasoko, uhakirira ubuzima. Teri waza bene sala, kuko Imana niyo yaharemye. Aho utuye ku musozi utuyeho utanga ubuzima, ku musozi utuyeho. Teri wale salame teri atando. Abanyabyaha batuye bihane ku bwawe, abarozi batuye bakizwe ku bwawe, ababyanze bahatuye bigemere ku bwawe. Turahanura ubuzima ku musozi utuyeho. Teri wazalema takuta bena tera. Haleluya, ongera utera haleluya, nawe tera haleluya. Tera wasalia kotando hini ya shapardo ezala. Niwo uzahindura utuye, niwo uzatuma bakizwa. Tere wazalea, niwo uzatanga ubuzima ku musozi utuyeho. Imana nihimbazwe. Tera wasalame. Ndagira ngo manurire abantu abufite muri telefoni, turagira ngo tubahanurire uwo mwuka w'abantu. Turagira ngo tuhanurire muri iri teraniro abakwiye kukugirira umumaro, bakugirira umumaro uhereye umunsi wa none. Teri waza bena sala, utandukane nabo ukwiye gutandukana nabo, uhure nabo ukwiye guhura nabo. Turirukana umwuka wica w'abantu katika jina la Yesu. Tana yeza la metando. Rambura ibiganza byabo. Hari abantu batazakugirira umumaro, utandukane nabo uyu munsi. Hari abantu bazakugusha mu cyaha, utandukane nabo uyu munsi. Hari abantu bazatuma urugo rwawe rusenyuka, tugutandukanyije nabo. Teri wazalame, wakira abantu b'umumaro. Turahanura ab'umumaro ku buzima bwawe. Tera haleluya. Tawala bikotando rene shapardo hezago tene wasari ya groiniwa dene shapardo ezakotando rishapardo zakuta enema. Aba tukiri kumwe murambura ibiganza, murambura ibiganza imbere y'Imana. Hejuru y'umwuka w'abantu haba ibindi biremwa bitagaragara. Hejuru y'ibyo udafite hari ibintu Imana yatanga. Hejuru y'amahoro utari ufite wakira amahoro muri iri teraniro. Hejuru y'ibyo wari warabuze Imana nigushumbushe. Hejuru y'ibyo wari waranyazwe Imana nibikugarurire. Teri wazalaneta, kuko mu mwuka birahari. Turagaruza ibyawe byari byaragiye, turagaruza amahoro wari warabuze, turagaruza ibihe byiza wari warabuze, turagaruza ubutunzi bwawe bwari bwaragiye, kuko mu mwuka bugize gute? Burahari. Tera haleluya. Nataweza pita denere shakotando helabi bene sensive la metawe kolai desante labino. Turambura ibiganza imbere y'Imana. Imana nihimbazwe. Turagushimiye Uwiteka kuko uri Imana iri kumwe natwe, kuko uri Imana yumva gusenga. Twakira ibyo wari wagenye ko twakira. Hejuru y'abantu hari ibindi bintu byinshi. Hejuru y'igihe hari ikindi gihe. Tele wa salamiko bene tabiri salame da constande hala. Ndabona imbago muri aya materaniro, nkabona umuntu azaka abantu. Hariho abantu bagendaga bacumbagira, ariko Imana ibambuye imbago kugira ngo mube muzima bufite ihumure. Imana nihimbazwe. Talawe zalame takuta helebo. Ndabona amazi y'urubogobogo. Tala inestando. Nkabona abantu bagenda banywa amazi. Ndabwira ngo Imana itanze ubuzima. Imana itanze ubuzima. Jeleta wezala. Mwakira ubuzima buturutse mu ijuru. Mwakira ubuzima Imana itanga. Mwakira imibereho Imana itanga idaturuka mu isi, iturutse mu ijuru. Mwakira umunezero Imana ibahaye muri aya materaniro. Taraweza kotando jerere sensivegra. Kandi wowe wabuze urubyaro, Imana iguhaye urubyaro muri aya materaniro. Tari wazala, uzaze gushima Imana. Tene wasakita, kuko nabonaga ababyeyi benshi batabyara, babyaye muri iri teraniro. Muzagaruke gushimira Imana. Tera haleluya. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Tukurambura ibiganza
ibiganza niwe tubiramburiye, icyubahiro n'ikibi cyawe. Talawa sikitando resha pardo hezala tola ize gotando. Ndagira ngo dusenye ibihome by'umwanzi Satani. Niba twavuye mu bihome, ndagira ngo dusenye. Niko Pawulo yavuze ngo intwaro zacu si nk'iz'abantu. Amasengesho imbere y'Imana agira imbaraga zo gusenya iki? Ibihome, zo gusenya ibihome by'igihe, igihome cy'abantu ndetse n'igihome cy'ibintu. Turambura ibiganza imbere y'Imana. Uri Imana y'imbaraga nyinshi, uri Imana y'ubutware n'ubushobozi, uri Imana twiringira ku manywa na nijoro. Turasenze muri iteraniro, hari igihome cyubatse ku ngo z'abantu, hari ibihome Satani yubatse ku gihugu, hari ibihome Satani yubatse mu miryango yacu, hari ibihome Satani yubatse ku bana bacu, hari ibihome Satani yubatse mu itorero. Ariko turasenya ibihome Satani yubatse. Halatawezala, hari ibihome Satani yubatse mu muhamagaro. Senga. Hari imbaraga zururutse zo gusenya ibihome mu byo ukora, mu kazi kawe. Teri wazatera, senya ibi bihome umwe Satani yubatse, bituma uruhomba, utagira icyo ugeraho, ugakora bikanga. Teri wazalema, senya ibihome by'umwe Satani. Muri aya materaniro turakubita hasi ibintu byose. Senga mama, hari ibihome Satani yubatse mu gihe, hari ibihome Satani yubatse ahantu, aho utuye, aho ukorera, ku bana bawe, aho ugenda mu muhamagaro, ku mpano zawe. Teri wazaberesa takuta bene jenere sa silvo tawazali mango pera takuta. Teri wazana, senga zamura ijwi ryawe usenge. Bwira Imana ngo ndabisenya ibintu Satani yubatse. Senya ibyo bihome bimaze igihe kirekire. Talawe pariko tanoya sapirdo. Ariko muri iteraniro Imana ibisenye. Hari ibihome byubatswe mu bitekerezo by'abantu. Dufashe miri ibitekerezo byo mu mitima, tubigomere Kristo kugira ngo abyicareho. Turasenya ibihome. Teri wazabena denesha pardo heza takola bini ya sando de la cotando heza bifo pola sa sirifogra. Tera haleluya. Ongera utere haleluya.